ni ukugira ngo tubereke uko bategura iyi fi. Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, tunabashimira cyane kubw'umwanya wanyu mufata kugira ngo murebe ibi biganiro byacu. Rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro, ngewe mwumva ni Josiane Iradukunda, ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uburyo watekamo ifi, ariko ifi atari murayibona ni iriya fi ndende zikunze kuba ahantu mu bishanga, ntago nzi ahandi biba, ariko nzi ko ari ifi ziba mu mazi nk'izindi zose, ariko ni ubundi bwoko butari ziriya zisanzwe. Rero nkaba ngiye kubereka uko wayitegura, ariko ntabwo ari uko wayitegura mu isosi, ahubwo ni uburyo wayiteguramo uyumukije, ukayumutsa, ariko ntabwo ari uburyo bwo kuyotsa, ni uburyo bwo kuyumutsa mu mavuta ukaba wayirya, cyangwa se ukaba waza kuyishyira mu isosi nyuma. Nabyo ndaza kubibereka muri video ikurikiyeho, uko ngiye kubereka gusa uko wayumutsa ukayirira aho ngaho nta kibazo utayishyize mu isosi. Rero tuze kubana, kandi utari wakanda subscribe, turakurikira gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubikurikirana, kandi ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu tukibishyiraho. Reka tubereke, ni akavideo gatoya, ubaye uyifite nko muri frigo, ubaye uyibonye ushaka kwirira agafi gusa n'agasalade, wabitegura kandi byaba byoroshye. Reka dutangire. Dushyiremo amavuta yo gutekamo ziriya fi kugira ngo zize koroha. Ariko akandi kantu nibagiwe kubabwira, ziriya fi ugerageza kuzisiga umunyu kugira ngo uze kuzishyira mu mavuta zimeze neza. Reka tubereke rero uko wazisiga umunyu. Ugerageza gushyiramo hose umunyu, ukagenda usigamo na hano kugira ngo umunyu uze kumva ko winjiyemo neza. Rwose iyo ufite agasalade kawe ntabwo bigombera kuba wateka ibindi bintu bikaze byo kurisha, urayirya kandi bikaba bitanakugoye cyane. Rero utegereza ko amavuta ashya cyane cyane tukabona kuyishyiramo, kandi mbibutsa ko mutazacika n'intege. Iyi fi biragora cyane, kumuka kwayo iratinda, ariko nubwo itinda ntabwo itinda cyane, muraza kubibona.
ko zumutse neza tugiye kugerageza tuzarure. Ugerageza kuzumutsa neza kuko igihe uti inyuma iyo zitumutse neza zimara akanya zikamera nkaho wazitogosheje. Mwakoze kubana natwe rero kuri video yo guteka ifi. Tuzabereka amafi y'ubwoko bwose, ndabibasezeranije. Nuko nahereye kuri iyi ngiyi, twe mu rugo turayikunda, namwe kandi mwayikunda, iraryoshye. Hari abantu benshi batinya kuyirya, banga kuyirya, sinzi impamvu, ariko ni nziza kandi iraryoshye, ni nziza cyane. Rero muyiteke, ushaka wamara kuyiteka gutya ugakora ibirungo ku ruhande ugacishamo, ushaka kuyirya yahinduye ibara, nabyo nzagenda mbibereka gake gake. Ariko nuko nguko ifunguro ry'uyu munsi riteguye, hariho agasalade ko kuyifatisha. Ushaka utuntu twihuse wahita udutegurira umuntu wenda ari kwihuta, agahita afatisha agasalade, kandi ni ifunguro ryiza. Rero mwakoze kubana natwe kuri iki kiganiro kigufi cyane. Imana ikomeze ibarinde, mukomeze mudukurikirane. Ngewe wabagezaho iki kiganiro na Josiane Iradukunda. Mukomeze mukande subscribe, mukande kuri like, mukande no kuri iyo nzogera, kugira ngo ikiganiro tukikibagezaho mujye muhita mukibona, kandi dukora ibiganiro byiza. Nawe ufite ikintu utazi guteka ushaka ko wenda twakungurana ibitekerezo, watwandikira muri comment duhita tubibona. Kandi nawe watwandikiye wenda utari wabibona tubiteka, ni vuba cyane. Ndabasezeranya ko ibi byumweru, iki cyumweru na kiriya kiri imbere, buri wese wagize icyo asaba azaba yamaze kugihabwa. Abadusabye isombe ni vuba cyane, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu. Abadusabye ibintu bigiye bitandukanye byose turabizeza ko tuzabikora kandi vuba. Imana rero ikomeze ibarinde, mukomeze mudukurikirane. Bye. Kavuka wumva kararyoshye.